Mbanje gusuhuza abanyeshuri mwese mwagiye muva ku mashuri agiye atandukanye mukerekeza mu ngo z'ababyeyi cyangwa se mukerekeza mu ngo mucumbitsemo, ariko mugafata icyemezo cyo kuvuga ati reka dusubire ku isoko, reka dusubire kuri channel yacu twongere twivomere ubumenyi. Ubyumvise neza rero, ntabwo wibeshye. Ahangana ni kuri YouTube channel Urukundo Love Stories. YouTube nziza cyane ibasha kuba yakugezaho uko wakitwara mu rukundo, uko wagira urukundo rwiza, uko wakundana neza ukakomeza kugira amahirwe mu buzima bwawe. Ariko uyu munsi tuganire n'abana bari mu biruhuko. Iyo umwana ari ku ishuri aba afite intumbere cyangwa se aba afite gutekereza ngo ejo nzabaho gute, aba yifuza kuzatera imbere ndetse akiga akagera kure, nawe akazabasha kwitunga, akazagera n'igihe akazagira umuryango nawo akamenya kuwutunga. Gusa hari benshi batajya bagera kuri ayo mahirwe kubera yuko bahuye n'abantu babi bakaba batuma babura amahirwe yabo. Urugero, hari abaterwa inda zidateganijwe ndetse bikaza gutuma cyangwa se bikaza kurangira babashije kuba batakaza amashuri yabo, ntibakomeze amashuri yabo, ahubwo bagatangira urugendo rwo kuba barera uwo mwana babashije kuba babyaye. Muri uko kuba barera uyu mwana birabasharirira cyane ku buryo ubuzima bwabo buragenda bugahinduka bubi cyane. Yuko 80% n'umuntu wabashije kuba yatera uyu mukobwa inda abasha kuba yatangira kujya agenda mwihakana. Ubuzima burabasharirira cyane bagatangira kwibaza ikintu cyatumye binjira mu ibi bintu. N'abandura indwara zo mu mibonano mpuzabitsina, ibi ngibi bikaba byatuma batangira guhagarika amasomo yabo kugira ngo bakurikirane ubuzima bwabo. Ibi ngibi kandi ntabwo biba ku bakobwa gusa, kuko hari n'abasore benshi cyane bihereranwa n'abagore bakaba babajyana mu ibyo bishuko. Reka twibaze ngo ni gute twakitwara muri ibi biruhuko kugira ngo twe kuzahura n'izi ngaruka. Ahanga ndavuga ku ruhande rw'umukobwa cyangwa se ku ruhande rw'umusore, kuko buri wese byamubaho. Nubwo mwaje mu biruhuko ibintu byarakomeye hanze, ahanga hasigaye ariho ubugome budasanzwe. Ariko nanone ndakubwire ko 80% y'abantu bisanga mu ibyo bibazo hari ibintu bashukishwa ndetse bikaza kurangira ibintu byababereye umutego ukomeye cyane. Ikintu cya mbere ni amafaranga. Iyo yagambiriye kukugirira nabi kandi akabona n'ahandi hantu yagukura, agerageza kuba yashakisha uburyo yagushukisha ibyo udafite. Harimo amafaranga cyangwa se kuba yafata ayo mafaranga akayaguramo ikindi kintu runaka abona yuko ukeneye. Iyo yamaze kwipanga neza rero agutegeka ahantu hangombwa mugomba kuba mwahurira kugira ngo akugezeho iyi mpano cyangwa se akugezeho aya mafaranga. Mukumara kuhagera rero utungurwa no gusanga ibyo watekerezaga atari ko bimeze, we yabifashe mu rwego rukomeye cyane ugatungurwa. Ariko noneho wowe ukwiriye kwiga kunyurwa n'ibyo ababyeyi bawe baguha cyangwa se ibyo ubushobozi bwawe bubasha kuba bwabona. Ntabwo mvuze ngo umuntu naguha amafaranga uzayange, ahubwo uzagerageze urebe amashuri wize. Aya mashuri wize noneho aguhereze kuba watekereza nk'umuntu mukuru kandi ubashe gusobanukirwa byinshi. Ese uriya muntu kuki ashaka kumpa amafaranga? Se ubundi ni muntu ki mu buzima bwanjye? Ngibyo numara kubisobanukirwa umutima uzakwemeza kuyafata cyangwa se uyareke. Ubu ngubu muri iki gihugu dufite abakobwa benshi cyane bahagaritse amashuri yabo kubwo guhura n'ikibazo giteye gutya, kuba bashukwa bagiye bakurikiye ayo mafaranga, hanyuma bakabasha kuba baterwa izo nda zitateganijwe, abandi banduye indwara zigiye zitandukanye, ku buryo rwose nta mahirwe yo kuba basubira ku ishuri bafite, usibye kubaho mu buzima bubagoye cyane, naho bagera ku kigero cyo kuba batekereza kubona amavuta yo kwisiga bikababana ikibazo. Ikindi kandi muri ibi biruhuko mugerageze kwirinda kuba mwagira inshuti mbi mu buzima bwanyu, kuko inshuti mbi nta cyiza zikuzanira, ahubwo usibye kuba zakuzanira ibintu by'ibibazo gusa. Inshuti mbi igutegeka kuba wajya mu ibyo bintu by'ibishuko. Inshuti mbi irakugambanira ukisanga wageze muri bya bishuko. Aho kugira ngo uhereze umwanya umuntu umeze gutya, gerageza kuganira n'ababyeyi bawe ndetse ugerageze kuba wabafasha imirimo. Haracyari kare, uracyafite urugendo runini cyane rwo kuzaganira n'abantu, ariko niba musojeje niyo mirimo, aho kugira ngo ujye mu ibyo bintu wagerageza kuba wareba televiziyo. Hari n'igihe usanga mu rugo nta televiziyo ihari, wagerageza kumva imiziki igiye itandukanye kuri radio cyangwa se kuri telefone, ugashakisha nyirizina ibintu byatuma utabasha kuba ushakisha mwene abo bantu. Uragwifatira akanya rwose ukagerageza kwegerana n'Imana yawe, ugasenga ndetse ukarushaho no kugenda uyiyoboza inzira cyangwa se ukarushaho kugenda uyisobanuza byinshi mu byo utabasha kuba ushyikira neza n'umutima wawe. Hari ukuntu uba ufite inshuti nziza ukunda, birashoboka ko yaba ari sheri wawe mu by'ukuri, cyangwa se birashoboka yuko zaba ari izindi nshuti zisanzwe. Ukaba wayegera, mukaba mwaganira, mugaseka, mukaganira, mukagirana n'inama kugira ngo ubuzima burushaho kwicuma. Ikindi kandi ntibagirwe kuba wagerageza kuba wareba mu makaye yawe, kuko icy'ingenzi cyangwa se intego ufite ni ukuba wazasoza kwiga ukagira icyo wimarira. Niyo mpamvu umunsi kundi ukwiriye kuba washakisha uburyo wongera ubwenge kubwo usanzwe ufite kugira ngo urusheho kuzagira ejo hazaza, kugira ngo wisange wagiye mu ibyo bishuko. Ikindi kandi niba uri umukobwa ukagerageza kuba wakundana n'umusore, urabona amashuri yawe urucyafite urugendo rurerure, ariko ugasanga afite intego yo kukubwira ngo ndashaka yuko twubaka urugo.
uyu musore bitewe n'amashuri ufite imbere yawe n'imyaka ufite, uyu nguyu wagakwiye kuhita umuhanagura mu mutwe wawe kubera yuko ntabwo byazakunda bitewe na bije wapanze ndetse niyo we ari gupanga. Ni hahandi muzakomeza gupanga finali bitewe nuko akwifuza cyane cyangwa se agukeneye, akazaba yahimba amayeri y'uburyo yagutakaza mu rugo igihe kitaragera. Ahangaha rero wazababara cyane kurenza uko wowe wazajya mu rugo ubyitekerereje. Usoza reka mubwire ngo niba ufite umukunzi mukunda na by'ukuri, iki nicyo kiruhuko cyiza cyo kuba mwaganira ku bintu mutaganire mu gihembwe cyose gishize kugira ngo murusheho kugenda muzamura urukundo rwanyu. Birashoboka yuko uyu mukunzi wawe aba akeneye ko mwaganira, nibyo koko ukwiriye kumushakira umwanya, ariko ugatekereza yuko uri mu gihe kibi cyane, hari ibiganiro muba mukwiriye kuba mwaganira cyangwa se ibyo mutagakwiriye kuba mwaganira. Ushobora kwibaza ngo ibyo biganiro ni ibihe? Wanyandikira hasi muri comment kugira ngo nze kuza mbakorera indi video nimunyereka yuko bino biganiro mubikeneye cyangwa se nimunyereka yuko ibi bintu mubikeneye, ndaza kubibategura nze kubibabwira muri indi video ikurikiraho kugira ngo kino kiganiro turusheho kugenda tucyumva neza cyangwa se na kino kiruhuko turushaho kugenda tukimenyeramo ibintu byinshi byerekeye ku rukundo, uko twakirinda, uko twakitwara kugira ngo tuzagire ejo hacu heza mu rukundo. Reka mbabwire ngo niba kino kiganiro wacyumvise kandi hakaba hari inama nubwo yaba imwe ukuyemo, ukandika kuri no video. Ikindi kandi niba uri mushyashya ntiwirengagiza kuba wakanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tuzajye tubasha kubana mu biganiro bitandukanye bikunze gutambukanga, ko natambuka ibiganiro byinshi impuguro ku rukundo ndetse n'ibindi bitandukanye byose bitambukanga umunsi ku wundi. Reka mbabwire ngo bye, ariko niba wakanze subscribe ntibagirwe kuba wanafungura inzogera kuko nibwo ikiganiro gihita kikugeraho vuba. Duhereze igitekerezo hasi. Ese ni cyifuza ko twaza kugura mu kiganiro? Ese ni ayahe makuru ku rukundo waduhereza? Ese ni izihe nambundi wanaduhereza kugira ngo tuzigeze ku bandi bantu? Ni inkuru y'urukundo se ufite kugira ngo nabwo tuzayisangize abandi bantu? Ni byiza cyane yuko mwajya mutwandikira mukaduhereza ibitekerezo, mukamwana twandikira kuri nimero yacu ya telefone ni 0788336034. Mwakoze cyane, Imana ibamugisha. Reka tuze gurira mu yindi video tuza kuganira ku bindi biraza kuba bigezweho. Bye, ndabakunda.